amateka atangaje ya Nyabingi, umugore wakuye benshi umutima, abagabo bakamutinya. Nyabingi ni umwe mu bagore bavugwaho inkuru zitandukanye mu mateka y'u Rwanda. Hari abumva iryo zina bagasesa urumeza, abandi bakamufata nk'igikomerezwa, Imana, Sekibi n'ibindi byinshi. Nyabingi ubundi yari umukobwa w'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli wayoboye u Rwanda mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16. Ni umukobwa yabyaye ubwo yari yarahungiye Karagwe kwa nyirasenge Nyabunyana. Muri icyo gihe yari yarahunze nibwo Ruganzu yahuye n'umugore w'umunyakaragwekazi, babyarana umwana w'umukobwa bamwita Nyabingi. Ubwo igihe cyo kubunduka cyari kigeze, Ruganzu yasubiye i Rwanda asiga Nyabingi kwa nyirasenge kuko cyaraziraga ko umwami ahungukana n'umugore yashakiye mu buhungiro cyangwa se abana yahabyariye. Nubwo Ruganzu yasize umwana n'umugore w'ikaragwe, yasize ababwiye kuzajya mu ndorwa ahari Gicumbi, Nyagatare n'uduce two muri Uganda, kuko yari afite umugambi wo kuzigarura ibihugu byo mu ndorwa no mu Bugara. Igihe cyarageze, Ruganzu koko atera nzira ya Muramira, umwami wo mu Bugara, aramwica. Bityo Nyabingi nawe aza gutura mu Bugara nk'undi munyarwanda wese usuhutse. Iminyago yose yafashwe ubwo Ruganzu yateraga Ubugara bayigabiye Nyabingi, abo umwe mu bagore bari batunze cyane mu Bugara. Ikindi Nyabingi yamenyekanyeho mu Bugara ni ubuntu bwinshi n'ubugwaneza, ku buryo aho bari batuye bahoraga bamuzanira amaturo y'ishimwe, abandi bakaza kumuhakwaho. Ubukungu yari afite bwatumye abagabo bose bamutinya, ku buryo yarinze apfa nta mugabo ashatse. Mu gihe Nyabingi yari agiye gupfa, yahamagaye abaja n'abagaragu, abihera bwa butunzi bwe bwose ngo bazabigabane, nk'ikimenyetso cyo kuzahora bamwibuka. Bamushyiraho imigenzo yo kujya bamuterekera. Baje no kwishyira hamwe biyita abagirwa, n'abantu bagizwe na Nyabingi bagatunga bagatunganirwa. Uwo muco wo guterekera Nyabingi wahereye aho ukwira mu Banyarwanda bose, aho bagiriye neza na nyuma yo gupfa bahoraga bamwibuka.